Tuguhaye ikaze kuri channel ya Nutrimed Plus, turagusuhuje kandi tukwifurije ikaze. Muri kumwe nanjye nutritionist Mfiteye Suleya. Uyu munsi tugiye kurirebera hamwe ibigendanye n'imirire mibi mu bana. Imirire mibi dukunda kubyumva babivuga, bamwe na bamwe bakumva ko ibigendanye n'imirire mibi kuba bafite ubushobozi cyangwa se amikoro babasha kubona ibyo gutunga abana babo, bakagira ngo imirire mibi ntishobora kugera ku bana babo. Uyu munsi rero turarebera hamwe ese imirire mibi iterwa n'iki, kabiri ni ubuhe bwoko bw'imirire mibi, gatatu ese wayirinda ute kugira ngo umwana wawe akure neza afite intungamubiri zihagije zimukwiriye kugira ngo akure neza, yaba mu bwonko, yaba mu gihagararo, yaba mu bitagaragara nk'imirire mibi itagaragara nk'ibyo twita hidden hunger. Ibyo byose turabirebera hamwe kugira ngo umenye ngo umwana wanjye indyo ye iruzuye, imeze neza, ibiro, uburebure, umuzenguruko w'umutwe we byose birahuriranye, umwana wanjye ameze neza cyangwa ari mu byago byo kugira imirire mibi, n'ibindi byinshi tuziga nyuma kuri iki kiganiro tureba imirire mibi uko wabyirinda. Ese ibiro by'umwana ungana gutya byagakwiriye kuba bingana gute, iby'umwana ungana gutya byagakwiriye kungana gute, uburebure bw'uyu mwana bwo bwagakwiriye kungana gute, kugira ngo umenye neza umwana wawe ahagaze gute, ndetse bizatume abamo umugabo cyangwa se umugore w'ejo hazaza ufitiye igihugu akamaro. Ubusanzwe imirire mibi mu bana tuyivuga iyo umwana adafite intungamubiri zihagije zituma akura neza, cyane cyane ibyo twita malnutrition. Uyu munsi nibyo turi bwibandeho, kuko hari igihe umuntu ashobora kugira imirire mibi yo hasi ubundi cyangwa akagira imirire mibi yo hejuru, icyo twita overnutrition. Uyu munsi turavuga imirire mibi iterwa nuko intungamubiri umwana akeneye kugira ngo akure aba atazibona zose, ahubwo aba abona nkeya kuza akeneye, bityo bigatuma ashobora kugira imirire mibi. Mu mirire mibi rero hari ubwoko bw'imirire mibi cyangwa se indicators dushobora kuvuga zibanze zishobora kukwereka ngo ese umwana wawe afite imirire mibi y'igihe gitoya cyangwa afite imirire mibi y'igihe kirekire. Icyambere ni ibyo twita wasting cyangwa se imirire mibi y'igihe gitoya, acute malnutrition. Acute malnutrition ni igihe umwana agira ubunanuke bukabije ugereranyije n'uburebure bwe, ari byo twita wasting. Wasting iba rero byagenze bite? Ni igihe umwana aba akura ubusanzwe neza, afite uburebure bugendanye n'uko areshya, ariko akaba afite ibiro bikeya ugereranyije na bwa burebure bwe. Bishobora guterwa n'uko umwana agize uburwayi cyangwa se agize ikindi kintu runaka cyafectinga imirire ye, bityo bigatuma agira ibiro bikeya ugereranyije n'uburebure bwe. Icyo gihe tukavuga ko umwana ari wasted, afite ibiro bikeya ugereranyije n'uburebure bwe. Hari ibipimo tugenderaho icyo gihe kuri ubwo bwoko bw'imirire mibi iri acute cyangwa se y'igihe gitoya. Icyo gihe dukoresha ibiro tugereranyije n'uburebure bw'umwana. Ubwoko bwa kabiri bw'imirire mibi cyangwa se iyindi type ya malnutrition ni igihe umwana ari stunted cyangwa se yagwingiye. Kugwingira ubundi byo tubivuga iyo umwana ari mugufiya ugereranyije n'imyaka ye. Dufata urugero ugasanga umwana ubundi ni uw'imyaka 5, ariko wamureba ukabona ameze nk'umwana ufite imyaka nk'3. Icyo gihe aba afite uburebure butoya ugereranyije n'ubwo yagombaga kugira ku myaka ye. Akaba ari naho tuvuga ngo afite chronic malnutrition cyangwa se imirire mibi y'igihe kirambye mu gihe kirekire. Kandi iyo mirire mibi yo noneho niyo iteje inkeke kurusha ya yindi yo hejuru, kuko iyi ngiyi aba ari imirire mibi y'igihe kirekire ishobora no gutuma cyangwa se iba yaranatumye ubwonko bw'umwana budakura nk'uko bikwiriye. Kuko iyo umwana ari stunted cyangwa se yagwingiye, ari nabyo dufite mu Rwanda, dufite ku gipimo kigera kuri 33% abana bari munsi y'imyaka 5 baragwingiye. Ibyo ni ibipimo byo muri 2020, aho muri
mu bihumbi 2015 ho twari dufite abana bagwingiye ku kigero cya 38%, biramanuka muri 2020 tugera ku kipimo cya 33%. Ubundi buri nyuma y'imyaka 5 habaho ubushakashatsi bwerekana igipimo cy'abana bagwingiye uko gihagaze, kandi tukaba twaravuye kuri 43 muri 2010. urumva ko hagenda hagabanukaho agace gatoya, percentage ntoya. Ari nayo mpamvu natwe twifuje kuri Nutrimed Plus kubivugaho, nubwo ababyeyi benshi bashobora gutekereza ngo ngewe umwana wanjye ameze neza, ariko ni byiza yuko nubwo watekereza ko ameze neza, ni byiza ko unamupimisha, ukoresha ibyo twita growth monitoring, ukareba ngo ese umwana wanjye ibiro n'uburebure bwe birahuye, biragendanye, ntabwo afite bwa bwoko bwa mbere bwa wasting, ntabwo ari muremure ariko akaba afite uturo dukeya, cyangwa se ntabwo ari mugufiya ukurikije imyaka yagakwiriye kuba afite, nako ntabwo ari mugufiya ukurikije uburebure yagakwiriye kuba afite ku myaka ye. Ibyo nibyo twita stunting. Kuri stunting rero, ku kugwingira, ho kugwingira bigendana no kuba umwana yaragize imirire mibi ariko mu gihe kinini, ariyo mpamvu tuyita ngo ni chronic malnutrition. Kandi umwana wagwingiye kuko atagiye abona intungamubiri zihagije mu gihe kirekire, bishobora no kugira impact ku bwonko, ku mikurire y'ubwonko bw'umwana. Ari nayo mpamvu tuvuga ngo umwana wagwingiye haba hariho ibyago byinshi yuko n'ubwonko bwe buba butarabaye full developed ngo bukure uko bwakagombaga gukura, kuko intungamubiri ze yarakeneye zitabaye zituzuye nk'uko azikeneyemo, bityo bigatuma adakura. Ikindi, stunting ntago ipimishwa ijisho ngo urebe umwana ngo uhite uvuga ngo uyu mwana yaragwingiye, kuko akenshi utazi imyaka ye ushobora kumubona ukagira ngo afite imyaka 3 kandi afite imyaka 5. Iyo rero utabipimye, utahuje n'ibyo bipimo byose, ushobora kwibeshya ngo umwana ameze neza kandi umwana afite ikibazo cy'imirire mibi y'igihe kirekire. Ubwoko bwa gatatu bw'imirire mibi ni nubwo twakwita micronutrients deficiency. Ni igihe umwana ababura imyunyungugu n'amavitamine bituma akura neza, bityo bigashobora kumutera nabwo imirire mibi. Ariko akenshi iyi mirire mibi hari igihe iba itagaragara cyangwa se idapimishwa ijisho. Aho ngaho harimo ikibazo cyo kugira amaraso makeya cyangwa se icyo twita anemia. Anemia, umwana aba afite amaraso makeya, kandi umwana ashobora kuba byibushye afite uburebure bwiza ariko akagira ikibazo cyane cy'amaraso makeya bitewe n'ubwoko bw'ibiribwa umwana arya. Niba utarabonye ikiganiro tuvuga ku bigendanye na anemia mu bana, muri link kirimo muri description harimo link yacyo kugira ngo umenye byinshi ku bigendanye n'ibura ry'amaraso mu bana batoya. Icya kabiri, umwana ashobora kugira vitamin A deficiency. Vitamine A iri mu mavitamine ya mbere ubundi afasha mu gukura kw'abana, yaba mu gihagararo, gukura kwa uburyo amaso akuramo nyine akabasha kureba neza, uruhu, ndetse mu gukura muri rusange. Ikindi, abana bashobora kugira deficiency cyangwa se kubura kw'intungamubiri nka zinc, nka iode. Mutubwire n'ibyo ngibyo tuzabivugeho byimbitse, niba mushaka ko tujya into details mu bigendanye n'imirire y'abana, mutwereke ko turi kumwe kugira ngo ni izo deficiency noneho tuzazijyemo, tugende tuvuga ngo ese uyu mwana yabuze vitamine A bigenda gute. Gusa muri makeya, yabuze vitamine A ntabwo akura neza, yaba mu gihagararo n'ibindi. Kabiri, iyo yabuze fer ariyo twahereyeho, ntabwo agira amaraso ahagije. Ikindi, zinc ishobora gufasha mu mikurire y'ubwonko, cyane cyane ubwonko guhera ku mezi 6 umwana bakeneye zinc iri hejuru. Iode nayo ifasha mu mikurire ye kuko ifite ahantu ihurira n'imisemburo igena umuntu kuba ashobora kuba muremure, ndetse bigaba bifite n'ahantu bihurira n'ikoreshwa rya calcium mu mubiri, bifite ndetse n'ahantu bihurira
na tiroyide, aka kanuza kaba mu muhogo ariko kajya kabyimba kakabyaramo imyingo n'ibindi. Iyode rero ifite aho ihurira n'ama hormone ya tiroyide. Ama hormone ya tiroyide akaba afite ahantu ahurira n'ikoreshwa rya calcium mu mubiri, bityo bikaba bifite ahantu bihurira n'imikurire y'umwana, cyane cyane mu bigendanye n'uburebure ndetse n'indi mikorere y'umubiri we imeze neza. Ubwoko bwa kane nabwo bw'imirire mibi ni ubwoko bwa overnutrition, kugira noneho imirire irengeje iyo wari ukeneye. Gusa uyu munsi twavuze ko atari byo turi buvugeho, ariko ubwo nibwo bwoko bwa kane bugendanye n'imirire mibi. Ni igihe umwana noneho afite ibiro byinshi birengeje uburebure bwe, afite ibiro byinshi birengeje amezi yagakwiriye kuba agize, ndetse nyine afite intungamubiri, arya intungamubiri nyinshi ziruta izo umubiri we ukeneye. Niba nanone utarabonye ikiganiro twakoze mu buryo bwo kurwanya childhood obesity, nabwo muri description tugishyizemo kugira ngo uzamenye ni gute umwana wanjye ufite ibiro byinshi we shobora kumutwara kugira ngo nawe ataguma kugira ibiro byinshi, kuko ibiro byinshi by'abana nabyo bifite uburyo byangiza imikurire y'umwana, ndetse bikagira n'uruhare mu kumushyira kuri riske yo kuzaba yarwara indwara nyinshi zigendanye n'imikurire, ndetse no kurwara indwara zitandura nka non communicable diseases, bimushyira ku byago byo kuzarwara diabete, imivuduko ikabije y'amaraso, za cholesterol n'ibindi. Impamvu ya mbere ishobora gutera imirire mibi rero ni ukuba umwana atabona ibiribwa bimuhagije. Iyo tuvuga ibiribwa bimuhagije, ubwo icyambere harimo muri quantité ibyo arya, ese birahagije umunsi wose, ukwezi, umwaka, ibyo arya uyu mwana birahagije. Kabiri, quality yabyo, ese bigizwe n'iki? Ntabwo afata ibitera imbaraga gusa, ugasanga wenda ntabwo afata proteine, cyangwa se hari intungamubiri zimwe na zimwe adafata. Aho ngaho twahita tunavugamo abana nk'umubyeyi aba afite akavuga ngo umwana wanjye ngo abashaka umuceri gusa, bakamuha umuceri gusa, ngo abashaka ifiriti gusa, ugasanga hari food groups zindi umwana atarya. Ngo umwana ntarya imboga, ngo umwana wanjye imboga yarazanze burundu, ntanywa amata, ntiyemera ibikomoka ku matungo. Igihe cyose ufite umwana ugira ibiribwa bimwe na bimwe atemera, ni byiza yuko ukwiriye kwegera muganga akagufasha, kuko hari ibiribwa bifitemo intungamubiri z'ibanze umwana agomba gukoresha kugira ngo akure neza. Niba arya ibitera imbaraga gusa, hari ibyo atazabona kubera ko hari ibikomoka ku matungo yarakeneye, hari ibyubaka umubiri yarakeneye atazabona mu bikomoka atazabona mu bitera imbaraga. Niyo mpamvu rero iyo umwana afata indyo idahagije, itincludinzemo food groups zose, ikindi itamuhereza ya myunyungugu amavitamine bihagije kugira ngo akure, azagira imirire mibi. Nicyo kintu cya mbere gishobora gutera imirire mibi mu bana. Ikintu cya kabiri gishobora gutera imirire mibi mu bana ni imirire mibi y'umubyeyi. Dufata urugero, umubyeyi ufite imirire mibi iyo atwite, nawe bivuga ngo umwana atwite ashobora kuvukana ibiro bikeya, ashobora kuvukana imirire mibi. Tuvuga yuko umwana yavukanye ibiro bikeya ugereranyije n'ibyari bikenewe igihe umwana yavukanye ibiro biri munsi ya 2,500. Niba umwana avukanye munsi y'ibiro 2,500, bivuze ngo harimo ikibazo already, kuko umubyeyi intungamubiri yaryaga zari nkeya, zatumaga umwana atabona intungamubiri akeneye kugira ngo abeho. Ikindi, abana bavukanye ibiro bikeya cyane cyangwa se bagize imirire mibi bitewe n'imirire mibi y'ababyeyi, ubushakashatsi bwerekana yuko baba bari kuri riske iri hejuru yo gutuma umwana azagira imirire mibi ku rugero rwe na rwe. Uko agenda akura aba ari ku byago byinshi byo kuba yarwara imirire mibi. Ikintu cya gatatu gishobora gutera imirire mibi mu bana ni izi ndwara zandura. Umwana yarwaye grippe, ejo yarwaye diarrhée, ubundi
arwaye kuruka, utwo turwara tutarangira, malariya, umusonga, uko umwana arwaragurika byafekitinga imirire ye, bityo bikamushyira ku byago byo kuzahara no kugira imirire mibi bitewe n'indwara. Ikindi kintu cya kane gishobora gutera imirire mibi mu bana ni icyo twakwita food insecurity. Food insecurity ubundi tugereranyije ni ukuba umuntu cyangwa se household, urugo rudafite kuba bishobora kubona ibiribwa biruhagije igihe cyose, ndetse biri mu bushobozi bwabo bashobora kwafodinga, bashobora kubona. Igihe rero urugo rudafite ibiribwa biruhagije bibasha kuboneka mu buryo buri affordable, buboroheye, kandi igihe cyose icyo gihe haba hariho icyo twita food insecurity, kuba nyine ibiribwa bitabasha kuboneka. Iyo rero ibiribwa bitabasha kuboneka yaba mu rugo runaka cyangwa se aho umwana ari, bishobora kumutera nawe kuba yagira kwa kubura intungamubiri z'ibanze zihagije zituma umwana akura neza. Tubibutse ko ibi turi kuvuga ntabwo twahereye hejuru bireba igihugu, bireba izindi ntuza, ahubwo twamanutse tugera kuri wowe nk'umubyeyi. Noneho wowe inshingano zawe nk'umubyeyi, sobanukirwa form za malnutrition, usobanukirwe igishobora gutera imirire mibi, noneho ubone kumenya icyo ukwiriye gukora noneho nk'umubyeyi mu mirire y'umwana wawe, kugira ngo buri cyiciro gikora ibiryo kirebwa, ariko imirire mibi ntitwumve ko ari imirire, ari ibintu bigomba guharirwa centre de santé, umujyanama w'ubuzima, cyangwa se rimwe na rimwe ngo twumve ngo wowe ufite ubushobozi utekereze ko imirire mibi idashobora kugera ku bana bawe. Iyo nanone utita kuri bya bindi byose twavuze, kuba umwana wawe yafashe za intungamubiri zose zihagije, umwana ashobora kugira imirire mibi kandi ari mu rugo rudakennye cyangwa se rutabuze ibyo kurya, ahubwo harimo amakuru makeya, harimo ko umwana atitaweho, harimo no kudapimisha umwana ngo mumenye aho ahagaze, bityo bikagutera kuba umwana wawe ashobora kugira imirire mibi. Ikintu cya gatanu gishobora gutera imirire mibi ni ukuba hatubahirizwa ibigendanye n'imirire cyangwa se ibyo twakwita care practices. Muri care practices harimo uburyo umwana yonswa, uburyo umwana acutswa, uburyo umwana atangizwa imfashabere, uburyo tugenda tumugaburira ibiribwa bitandukanye. Uko ababyeyi batita kuri iyo care practices, uburyo nyine bwo gufata umwana muri rusange, nabyo bishobora gutuma umwana wawe agira imirire mibi. Dufata urugero, niba umwana yagombaga konswa amezi 6 nta kindi avangiwemo, ugasanga umubyeyi aho kugira ngo yonse umwana we amezi 6 baramubwita ariko hariya hari inka ikamwa imeze neza, wamuhana hariya amata umwana azashisha vuba, amashereka ntabwo atuma umwana akura neza. Ntabwo ari byo. Ibyo bishobora gutuma rimwe ikoreshwa ry'amata y'inka ku bana ubundi si ryiza ku mwana uri munsi y'umwaka. Ibyo nabyo niba utarabonye ikiganiro cyabivuzeho, wareba muri description ukarebamo link yabyo. Izo link zose turazishyiramo kugira ngo mumenye byimbitse ibigendanye n'imirire y'abana, imikurire y'abana n'ibindi. Ariko ugasanga nyine umubyeyi aramuha amata, harazamo ikoreshwa rya bibero, isuku yazo igatera amadiyare kubera wenda isuku nkeya, kandi umwana yagakwiriye konswa amezi 6. Amezi 6 nabwo yashize agomba gutangizwa imfashabere. Hari n'abandi babyeyi uzasanga umwana wujuje amezi 6 akakubwira ngo si ngombwa, mbona ameze neza, ntatangiye kumuha imfashabere, kandi ntanamenye yuko amashereka yonyine aba atagihagije, aba atagikwiriye gutuma wa mwana wacu akura neza. Ashobora kubyibuha nk'uko twabivuze, ariko hakaba hari imyunyungugu n'amavitamine bikenewe kugira ngo ubwonko bukure neza. Ugasanga kuko utari kumuhereza imfashabere, ntabwo ubwonko buri gukura kugera ku rugero bwakagombye gukuraho. Ikindi, mu gihe turi kumutangiza imfashabere, hari igihe usanga hari ibiribwa bimwe na bimwe ababyeyi batinya guhereza abana, cyane cyane nk'ibikomoka ku matungo. Ugasanga bamuhereza imbuto n'igikoma gusa, kandi umwana yari akeneye kurya, akarya amagi, akarya indagara, akarya inyama, ifi, agashyiramo ibijumba n'ibitoki n'ibirayi, agashyiramo imboga, ku buryo aba afite indyo yuzuye. Hari abo uzasanga bamukorera
akarayi n'amata, agatoki n'amata, ugasanga nyine umwana indyo ye ntabwo yuzuye. Yaba inuzuye nabwo ugasanga umwana bamuhereza uturyo duke cyane, nanone ugasanga ntabwo tubasha mu kumufasha mu gukura nk'uko byari bikwiriye. Ikintu cya gatandatu gishobora gutera imirire mibi ni isuku nkeya. Isuku nkeya ishobora kugendana aho umwana yirirwa, ibyo ariramo, uburyo bamugaburira, ibyo bamugaburiramo, ese umugaburira abanza koga intoki, umwana babanza kumwoza intoki, ibikoresho akoresha nabyo birasukuye nk'uko bihagije. Icyo gihe rero iyo isuku ari nkeya bitera za ndwara zandura, za ndwara z'umwanda, za miswi, kwakuruka n'ubundi burwayi bushobora kuririraho, bityo bigashyira umwana cyane ku kugira imirire mibi. Niyo mpamvu kurya ni kimwe ariko n'isuku byakoranywe ni ikindi. Ibyo rero tubonye, rimwe tubonye ubwoko bw'imirire mibi, kabiri tubonye noneho ni ibiki bitera imirire mibi. Turakurarikira kuzakurikirana noneho ikiganiro cyacu gitaha, aho tuzarebera hamwe ese nubwo tubonye ubwoko bw'imirire mibi n'ikibitera, tuzarebera hamwe noneho ibimenyetso byerekana umwana ufite imirire mibi, icyo noneho ukwiriye gukora nk'umubyeyi kugira ngo umwana wawe ufite imirire mibi ayivemo, ndetse noneho tunarebere hamwe ese umwana ungana gutya yagakwiriye kuba afite ibiro bingana bite, bityo nubwo waba uri mu rugo byibura ube wanagereranya aho umwana wawe akwiriye kuba ari. Gusa mu gihe ubona ko umwana wawe afite ibibazo mu mikurire, ni byiza kwihutira kumugeza kwa muganga. Ushobora kumuzana, dukorera Kimironko hafi ya Simba Supermarket, mu kigo gitanga ubujyanama ku mirire n'ibonezamirire Nutrimedi Plus, tugakora icyo twita growth monitoring, tukareba ese umwana wawe ahagaze ate, tukareba imirire ye ihagaze ite, mumugaburira mute, amakosa yaba arimo nayahe, mwakosora iki, mwakongeramo iki kugira ngo umwana wawe akure neza. Tubibutsa ko umwana ufite imirire mibi byafectinga ubwonko bwe ku kigero kiri hejuru, aho ubushakashatsi buvuga yuko umwana wagwingiye cyangwa se wagize imirire mibi, ubwonko bwe uburyo bwagombaga gukura, ubundi ubwonko bw'umwana bukura kugeza kuri 80% mu myaka 2 ya mbere. Iyo rero imyaka 2 ya mbere yagizemo imirire mibi, ntabwo ubwonko bwe bukura ngo bugere kuri cya kigero bwagombaga kugeramo. Kandi niba mu myaka 2 umwana atarakuze neza, akazamuka akagera mu myaka 5 atarakuze neza, ubundi window of opportunity, igihe wagombaga gukosora imirire ye mibi kiba kirangiye. Niyo mpamvu ni byiza ko tugomba kwita ku bana bakiri batoya kugira ngo ibyo dufatirana tubifatirane hakiri kare, tutarindiriye ko imyaka 2 irangira, yavaho imyaka 5 ikarangira imirire mibi kabibaye, ikabishinze imizi mu mwana, ugasanga usigaranye umwana ariko utazagera ku kigero nk'icyo yakagombye kugeraho. Mu gihe ukeneye ubufasha bw'umwihariko, wadusanga aho twavuze Kimironko, cyangwa se waduhamagara kuri 0788 94 04 74. Kari kumwe nanjye nutritionist mfite Yesu Leah, naho ubutaha.